Komera komera. Bimeze bite? Kerere. Ntabwo uje gusenga. Isaha zamfashe. Ariko amasaha yadufashe. Ariko uvuga ngo pasiteri kumva. Igende wanjye. Singesha. Kubategetse utavuga. Maze ibihe nazo dusengije makubose. Mutungo tubazo na naragize. Ubwoko bw'Imana, Kristo bavandimwe, mwongeye kwirirwa. Uyu munsi ubwoko bw'Imana warugoye cyane. Warugoye cyane gusa ku bwa Nyagasani, ku bwa Yesu bikora, ku bwa Yesu bigena. Yesu wemeye kugera hano nkagera hano, si buri mwe byakundiye. Ntabwo ari buri umwe, ariko kubera igitangaza cye turi hano. Mumfashe duhaguruke duhereze Imana icyubahiro. Ukira gikwiye Bayiro ni kimana. cyubahiro ni cy'Imana. Icari nari ndimo mbabwira, buri Imana irakomeye. Ariyo mpamvu nongera mbasaba guhaguruka tugasenga tukaragiza iteraniro ry'uyu munsi. Imana muhaguruke bakristo bavandimwe. Ijambo ry'Imana yarambwiye ngo muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7, nimusabe muzahabwa, kandi mukomange ku rugi muzakingurirwa bene data. Amen. Ariyo mpamvu tugiye gufata iteraniro ryacu ry'uyu munsi tukariragiza Uwiteka. Amen. Data mwiza, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ibintu byawe ugasema kutugira kandi turabanyabyaha. Icyubahiro ni cy'Imana. Data mwiza, si benshi byakundiye kugera hano, gusa kuko twebwe twahageze kubishimira kandi ubihimbaze. Data mwiza, ni benshi barira, ni benshi baganya, ni benshi badashoboye kugenda. Amen. Gusa dushoboye. Amen. Niyo mpamvu tukurangije iteraniro ry'uyu munsi, aba ari umushumba uyobora, naba ari n'umwe ukora muri aba bakristo bawe, aje imbere yawe n'imitima imenetse. Bifuza kukugaragariza itari. Nuko rero turi imbere yawe, turakurebye, twisanye uko turi, ntacyo turi imbere yawe, gusa ari tugendane nawe tuyagira icyo tuvuga. Bana natwe kandi ugendane natwe. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare. Ndagira ngo dufatanye indirimbo Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah,
amen, amen, hallelujah. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen. Ndagira ngo buri muntu wese wagiriwe amahirwe yo guteranira muri rino teraniro ko yahereza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Sawa diakoni, kugira ngo twegereze ibiturisha imbere bose, hari ijambo ndamubwiye riti Queen, karame mama. Ngwino hano. Umwana yanjye. Kandi wa mukobwa we. Urananiye wowe, sinakubwiye ngo iki? Kiki se? Wundi kubera utukunze muri wowe uzagororeka. Amen. Mureke nsabe diakoni rwose yogereza ibiturisha imbere rwose kose umujene wacu adufata tuzamura akaririmbo rwose bose duture rwose. Oh, amen, hallelujah. Yesu ni mwiza, amen, ayorera wose, amen, Yesu ni mwiza, amen, hallelujah, Yesu ni mwiza, amen, Yesu ni mwiza, oh, amen, Yesu ni mwiza, amen, hallelujah, akora rwose, amen, ashobora byose we, amen, Yesu ni mwiza, amen. Usubu mama. Ceceka honga niceceka ningaje vuga ngusubiremo cyangwa nze njya kuzana ngira ngo buragura hani mugoroba kandi njya kuzana ibintu buragura kwiruka. Rose ubona koze inkozi iki cyaceka ngira nabi bigeza. Ntabwo kazi no kuba mama wabo. Cecekere. Gendeza ni umwana ibiryo sega vuba. Umugisha kuko yaravuze ati niba twaje cyane mwicumi no kugororerwa muzagororerwa ibigega byanyu bizuzura amasaka. Mwami mwiza utanze uko bifite roho umugisha bakwereka aya maturo reka ukora umurimo wawe nubwo ndako ntacyo rwose mwami mwiza ubahereza umugisha rwose bakoze uko bashoboye nubwo ari bakeya nako ntacyo gusa barakoze nawe bagororere rwose ni makeya ariko afite icyo yakora benshi bawe ushaka byose banana cyubahiro wakoze cyane ko wumva gusenga kandi ukabusubiza mu sengesho mu izina rya Yesu. Amen. Tunatinze ntabwo ari umwana ahamagara kitabimuzaniye kwibuka nsubirishemo Keti kagashini Keti ntawe narabisaye cyane nanjye ibiryo mwana wakanze gatuma sinzi igishyano yura ngeri wakatata kandi uzago icyo mama kuko nukisi ngiye gukuru Keti sinamutu ceceka aho ngaho nasoni kandi iyo mfashe ngiye gukubita nibwo wigira ubwenge kanza mukanye ndazana inkoni ndaguhoragura ibintu ndaguketizana umwana waratazanira umwana ibiryo. Umurongo wa mbere gusa niho turiga rwose ntabwo uyu munsi mbatindira. Aravuga ati isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Amen. Kristo bavaze mw'iryo jambo muryumve. Isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Oh Yesu. Amen. Umva aka kantu. Isi n'abayibamo isi n'ibiyuzuye n'ibiki n'ibyo Uwiteka. Isi
Bakristo bavandimwe n'iki sakara matukra kra 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 Jésus, ce n'est pas. Tubabarira ibyaha byacu. Isi n'ibiyuzuye n'iki? Kristo bavandimwe munsi buriya bantu. Isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Reka dukomeze rwose. Mwese n'abayibamo. Twese turi abo Uwiteka. Kuko n'ibyayo biri mu isi byose natwe turabaye. Ntukihebe. Kuko isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Ujye mutura. Nirirwa mbwira abantu matura ariko sinzi. Isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Ufite ikihe kibazo? Bakristo bavandimwe twikomereze ku murongo wa 2 kuko ariyo yayishimangishije ku nyanja. Haleluya Uwiteka ndagukunda kuko ariyo yayishimangishije ku nyanja. Dusoza yayishimangishije ku mazi menshi uguti. Haleluya niyo narekeraho tugataha. Haleluya. Nuko rero bakristo bavandimwe nta byinshi mvuga, umwuka w'Imana gusa urivugira. Ibaze ukuntu niba ndi gusakuza na mama nasaba ubu njye ntabwo nari ariko mugende mumuzaniye ibiryo nawe ndavuze ngo nyicarizwa mu ntebe neza ntabwo wazinguriye sorry nikaba twakaye bene wanyu mama kambi muzari ingorata mwana wa reba ndavuze ko bambiko musaza wawe neza gira vuba se ose mwambike neza he. Jésus, ce n'est pas le semble. Imana ntijya yibeshya. Ce n'est pas le semble, Jésus. Ce n'est pas le semble. Amen. Ce n'est pas le semble. Imana ntijya yibeshya. Aminaga. Mwakoze cyane kuza abakristo bavandimwe. Sekira no gaho kugiye kubiteka ariko ishano y'umukobwa ndafazagira fafu kwinino ngira umukobwa wese ufite n'umushinapfu Lise tambumana Kubimana wazizawe Kera nebiwe Noma nuhume kuwishemo Umujiri yawingwana Uwiteka mwami mwiza, mwami komeye Gitare gikomeye, gitare twubakaho nitunyeganyege Ndagushimiye kubw'iteraniro ry'umunsi byiza waduhaye. Ni benshi bagifunze mu mitwe yabo ariko wowe wigaragaza nk'Imana. Ubuntu bwawe bujye bukomeza bubane natwe. Ndakwereka abamanutse reka umanukane nabo, abazamuka uzamukane nabo, abatambika batambikane nabo. Uwiteka nitugera imuhira tukongera tugaterana mu teraniro ryacu tukarushaho kugushima. Amen. Basha buri muntu wese ku mugisha utagabanyije, utibagiwe umurimo n'umuhati yabikoranye. Uwiteka umuhereze umugisha. Komeza ubane natwe kandi ubendane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Kristo mwakoze ntabwo gusa gufata n'umujinya mfite ubundi bagiye gufata umwana muzima niba muri gitayabere ntakibwe natazaho wankijiwe ntabwo uri ko mwira uzanyikoreza wa mwana wamwira ntabwo ngende niba umuhamagare ndabuze namuhamagare kuza kumbwira nabi ngo ngwino hano ndavuze cishwa hano mana yanjye umwana kandi nandi mu nzu kumva ntabwo yagiye kwitira iki cyana
Mama ni uri bundishe. Muza nimugaburire nta kibazo. Mureke nta kibazo. Ariko Kate, ibaze ko ufite ibibazo nk'ibi ngibi, ufite abana babiri uzi ko aribo witezeho barangiza ni nk'aho ari mwebwe nsigaranye navuga ngo ni mwebwe mfite muzajya mumfasha ibintu, ariko ni mwebwe murananiye pe, muraki Queen azatuma nawe ntekereza ko umuntu kandi ndabizi uri umwana mwiza urabizi musaza wawe ararwaye umwana wanjye. Queen nta kintu namubwira ngo yumve, ugomba kumwihangana kuko ni umusaza wawe ni amaraso yawe. Mwaba mwahereye muri uje gukora iki? Queen afite hano kanze musange rero ntabwo wita ku mwana ndaje mwereke cyane igihe kiba cyahereye. Vayo hano ndahuze, vayo hano ari njye n'ababyeyi nini ari njye n'ababyeyi ntuzifitema hasi uzatuma turi umujima mfite agikobwa kogisa ndabita hereza ko niyo byamugaburire niko mvuze. Zana hano gaburira umwana shanuka ubundi ngo ntaye amafaranga yo kugusukisha ibintu byose byikongoza nta soni. mama nagari paka no guserera nawe cyane ariko ukina serera nawe ukina serera ariko usana kandi bagutwise buri bere maze kunsumba umaze gukura nyine ngo utaka ko uzajya ufasha wisi musaza. Okay ngo kwireka twiyoroshye, urabizi ndagukunda nusaza ubona muramubwira nabi ngo ndakwanga ndagukunda pe, urabizi umwana wanjye w'imfura sipro ariko nawe ibintu bawigirishwa ntabwo mbikunda pe. Urabizi papa wanjye yabansigiye muri batatu ninjye njyenyine, mbese urabizi n'akazi mfite ntabwo ari akazi mbese gafatika k'amafaranga menshi ku buryo mukwiye kujya witwara gutyo sibyo. Basira ubu mama koko ubwo biba biri ngombwa kugira ngo ufate umukobwa ungana nanjye ujye umubita wajya umubasa niwe tunamukubita reba nk'ejo bundi nabwo isanzwe uri kumwe na ugiye gutuma mbibwira wari umuntu wawe kandi ntabipanze. Ibaze ni ukuri kwema, ibaze aho muri umuntu wawe usigaye kurusha ubwenge. Gaburira umwana ndetse urabizi amafaranga ako kazi biriga bankamuhamiza wowe nanjye ningana n'urugo wirirwa unesha umutwe wandiye kubera ubwo se ubona amaherezo yayo. Mama mbabare ntabwo bizonye ejo bundi siporo yo kuvuga nyine nose kuba mbasabye imbabazi harungizemo umukozi invest warning sibyo. Queen rero kankubwira umwana urabizi Lady maze imyaka bisigaye gushira Kate ameze gutya, urabizi yavutse ari umwana muzima kandi urabizi aranagukurikira, ugomba kumwitaho niwahombye kumwitaho cyane kurusha Kate kuko ni wowe nakurikira. ariko nanjye ndamukunda ari musaza kandi uri kuvuga ngo ni musaza wa Kate gusa. nanjye ndamukunda ariko nubwo batari ngombwa ngo mbivuge cyane ariko ndamukunda nose wapfa ngo umuntu amaraso yawe subiza ko ngukunda subiza ko ngukunda ntabyizi urabizi ko ngukunda. Lady tujyane kugaburira mu cyumba unahita unaryama sibyo unaho tugende ariko ntuzongere kujya ku muhanda dore nk'ejo bundi wabagiye mu kugonga cyane kugaburira hano hantu nanjye akira kamwana nkarabira ibogari bakubara batambitse ariko ibogasi naramva ndabyaye n'abandi bakitwe njye kugaburira hano hantu tutujya no gusura tati umfana turi kuri mama ariko aba yamfashe umva tugomba tugende pe tugende tujye ku gitara hepfo. nawe wishimiye kamera kuri ako tugomba kumwereka ko twishimiye nyine
tukamufata neza tumuretse ko tukamuterana yazagira akakibe urabizi siko yavutse urabizi neza ikibazo cyabaho rero ntabwo ari paka ngo uhite ufata ngo usuzugure mama kuriya uragira ukuntu kameze papa dejo bundi Ana yanjye ariko nanjye ntabwo mba nabiteguye ntabwo mwangerega ntabwo ariko harana nanjye kugenda niba uri buze kumfungurira amasaha ndakubwira bayi rero ushaka iki ako bidahenze bayi rero ntabwo ko kugenda kwigaruka hano garuka hano mbwira My dear Cynthia. Aha, mugejeje hariya kwa nyirakuru aryamye. Rero bana banjye ako mumeze neza. meze neza Erega kwini mba ndagukunda cyane ku buryo ubona nyine mufata kuriya mba ndi kugira nawe ujye ku murongo sibyo? Urabizi namaze imyaka 3 ari we mwana tubana urabizi ko uri imfura. Rero nujya ubona nyine nkubona kuriya ni ibya kibyeyi urabizi ko nawe nakwanga ndagukunda cyane kandi nawe urabizi. ntako mama nawe hari igihe ukabya Okay basi namuzongera ariko nawe impamvu nazongera ntumbere umwana mwiza ntabwo nzongera kuko kiti sinabimukorera. ni nyine nk'uko mba ndi mukuru niba navuga ngo unyigirizaho nkana oya ari ibyo nabikorera kiti. Ikintu rero ngarukiye kubabwira murabizi umwana wacu twese ararwaye kandi indwara arwaye bisaba nyine kugira ngo mumwiteho mumwereke urukundo mumwereke ko mumwishimiye kandi murabizi n'abantu bamugize kuriya babagambiriye ko tumwanga nyine kubera bamugize nk'ikimara nyine kuriya bimeze kugira ngo nubwo nabivuga ngo bamugize nk'ikimara ariko namwe murabona ko ariwe bitwerekera. Niyo gahunda bafite rero ko tumwanga tukamuje bakeneye kutubabaza rero nijya abona tumwishimiye nta kibazo biduteye bizabaca intege nyine nabo barekera gukora ibyo bakora. Rero mujye mumwitaho najya koga mumwoze mumwambike neza mumwiteho kurya n'umuntu wabikoze azajya abona yarakoze ubusa mbese nta kintu yakoze sibyo? Ngo muje mutugende guteka ibindi biryo bya nimugoroba muri kubona ko bwije. nose ubundi mama nta hantu waba uzi bamuvura umwana wacu? Oya shana aragerageje asigaye naho gusenga mbese twaragerageje mbese nturindeje ubundi muzi ko twavuye simubizi ntacyo ntaho tutageze muje tugende cyo gukora amasuku bwira ngara ngo nanjye birambiwe neza basi twebe njye kureba umwana wanjye nisanga bambwiyemo ibindi. Uri mwana urahuma akaguru kumera cyane akira ndamutsa so uratumiza kutegera hino muri ndashimye imbavu cyane siko byibushe yego ko ntago ari cyane nawe amakuru y'iminsi amakuru ni meza nyine mwarabuze musiga mwirya ku bantu amakuru si amakuru ni meza yewe dore ukuntu cyabaye di ikibajo amakuru kundeba neza se ntako nashizemo amakuru y'iminsi amakuru nyandi nyine abana bimeze bite bya bindi nyine umva ndakubonye nyine ngo misi nibuka akari bise nibuka nyibutsa ariko ukashaka tukira muri primaire nubinyibutsa ariko utabyibagirwa ntabwo izo sitori ugize uyibagira umugore wese ameze ati ujya umunsi ukuntu twamupfaga twicaye turi kubiseka urumva umugore isi kwishimiye kubera nkubonye nari ngukumbuye ute ariko shana ntabwo ujya usurana dore gute nanjye mbegeye gusenga ariko nkubonye nyaca hano ngo harafunze maze n'ibyumweru 2 ntajya no ku kazi ariko umva nzabasura pe nubwo namwe nyine ariko dukora yarabyibushye wazanye inda cyari turi kuboneka turi kwimuhose none wabagaje kureba yigendeye ihangane wabaguje kureba umugabo wanjye rero yaripfiriye nyine ubwo wamenye ko byarangiye
Yesu duresha mana yanjye ukuntu nanjye iyakira ryanjye byabashitse tugenda mu nzu njya kumbwira amakuru y'iminsi ariko gusa amakeza ntiyanganye bwangana te uzi ukuntu yabaye karibu asigaye imvange ndetse wowe karibu wacu aha dore njya kugusura ndiyemeza gahunda rero icara karibu ese uranjyanira inkweto kuri oya ariko danakibazo amakuru y'iminsi yumva twari dukumburanye cyari ego amakuru yawe amakuru ni meza dore ukuntu cyabaye di gute se ego shama nawe ibibazo bizi umwashizemo gutera imbere gute maze komera ukora akaboro nagaje aha kuko umugabo wanjye yansigiye nyine umugabo wawe yari umuntu w'umugabo urumva ntabwo yari umuntu w'imbwa umugabo wawe yari umuntu w'umugabo cyane urumva nawe waba gutewe ishema nawe atewe ishema nawe siyo mpamvu se nanze ko cyagiye dukundana nyine nanjye narabibonye rega kugira ngo sinubwo nababaye ariko ntabwo nababaye cyane kubera ko ni inshuti yanjye ariko umeze neza cyangwa mu mabibi naramukumbuye keza asanga ameze nabwo kukumbaza ngo mugeze guhura uri kubyibuka ariko nyine yaragiye ku kazi nanjye ndi kugenda yarambwiye ngo abuze uko kuvugisha aba ari kukumva none cyakeze cyazanye amaniyo ni cyane cyaje cyarakuze shaho ntabwo ujya uhinduka kuva kera nasinja ngandi makuru sinukuri amakuru ni meza ndi kubona umeze nk'umuntu utishimye kandi story zawe za kera ndi kuzibuka ntabwo ariko cyari umeze nyine kwa bwa bwitonzi bwanjye ndabishira urabona njye rero ndi kujya gusenga nikuruhutse se uvuye kwa kaka se uraho kagurudu aha siga mwita irindi zina atari kagurugu nyake ndakukwica wowe uyu muhungu wawe se bimeze bite mwana wanjye haguruka isoza umushyitsi nawe haguruka no dore sinanakwambitse neza unusu bakuzanira amazi shakita kuzanira amazi nawe byaje kugenda gute ko meruka ari umusore mwiza muzima utunguwe sha biranunguye cyane aha keti ahubwo nibagiye kumubwira ngo uzanire icyo kunywa mbyibutse keti uyu musore wabyaje keti dore umushyitsi ushaka kunywa amazi uyanyweshe uranywa amazi nazana amazi zana amazi itangira vuba ndi kwihuta so byaje kugenda bite se keti nize bite keti amakuru yawe keti nawe nari nizeye koko uriho kuzana umushyitsi amazi muri icyo gikombe kimeze gutya n'umutunganye no kutonga ndetse umwana yamenye ibirahuri sinabwe mujye mumwitaho ok sanga genda komane ibirahuri barabimennye mwese ntabwo uri kubireba sorry kabisa wihangane ariko mbwire madamu ngiye kukubwira ingingo itari yidushe urumva guta uyu mwana wawe arahangaha urumva ubwo se kumureba wumva bigushimishije do hari umupasiteri aravura mana we arahanura uzi ibyo bintu kumbwira abantu bamaze kubimbwira we itonde abantu bose bagiye basegesha naragiye mbere bose nta umwana wanjye namuvurije ibyo bintu byateka mutwe narabirambiwe se twakuranye ntabwo nakuzanira ibintu bibi bidatuma mva mu maso abwo n'imico no kunshinyagurira oya madame ngendega uhaguruka usohoke igihe wahereye ujane nyine bashaka kunkina ku mubyimba ndabizi umwana wanjye ararwaye pe ndabizi reka kwiga ubinyibutsa ariko ntabwo nawe nari nizeye ntabwo ari ngo ejo bundi nahuye n'umumama anukira umwana agezeho baramwirukana aranamukubita nawe nari nizeye n'uje kunukira hejuru y'umwana wanjye tuza aho urushijwe
kuba umuhungu ameze gutya buraci urabimenya nk'umwana wanjye uyu nguyu ni umuhungu wawe njyewe ndi Yarawe mwana ndamukunda nicyo bakora cyose ntabwo umwana wanjye ndamukunda umwana wanjye ndamukunda nawe umuhungu umwe wenyine mfite ntabwo nawuzwa gusa niki cyatuma ntamukunda nanjye ni uyu mufata nk'umwana wanjye mbabarira wowe wiciye uyu muhungu wanjye okay bana twumvikane reka twumvikane urabizi umwana wanjye ukuntu umwana wanjye ameze abatekamutwe baraje baturiye amafaranga ntabwo batagize ntabwo kuje kubina ku mutemba ngiye gutya ibintu byo ntazo urambabaje pe no uwo mupasiteri mani yakijije abantu ab'ubukene abacuruza bagahomba bavutse bamugaye abaroswe uzi ibintu yakoze aha sawa nyine abo bantu bose muramwana utatandukaniye nabo abo bantu bose bajya baguca amafaranga ndabisa amafaranga menshi yakuvuye siko bimeze umupasiteri ndabizitorera kwiguru wowe icyo usaba ni ukujyana umuhungu wawe gusa rego ni nk'umusore wanjye ariko uzabageza ngaho kubiriza ibyo bintu abantu babaye batekamutwe ntukajye unabizi ndabizi ngenda bambura ubwo nawe wagenwe abatekamutwe hari amafaranga ndi kuguca nanjye mugomba kuvuga ati umuhungu uyu muhungu muzi yaba umusore mwiza muzima akora siporo sinzi nanjye intangajwe no kuba yarabaye reba ukuntu amaze gushiramo ngaho mundebere mu by'ukuri urumva turajya kuri uwo mupasiteri dore gutya n'isaha kuko zamufashe ndavuga reka ngusuhuze niho ndi kujya agenda musengere umuhungu wawe nataho muzima amata uzaze kunshaka neza nyine uri seriyese umuhungu wawe araba mu ahubwo njyewe madahe iyo umuhungu wawe araba muzima ngira uri seriyese ubaze n'ibya bindi byanze umwana wanjye ndagukunda pe nta kintu nagukorera mva nyine mbwira wowe ase ubundi akora asanga bisi uwo mupasiteri izi isaha yose ariko urabona ko bitari ko mu materaniro urumva nge ku rusengero namwe se muze nka kwa gatatu twebwe igihe cyose ni mu rusengero yose cyari mu cyumba ntabwo ari mu rusengero none icyumba cy'amasengesho umupasiteri agukoraho rikaka wane umuhungu wawe nataba kurya nta mukino ari muzima yiteze n'amaguru yo ijyana n'ubwo umuramwana ndahinduwe yatugende pe ntabwo umuramwana uyu muhungu ndi kumwibuka akiri umusore ubwiraga ninjye ibyo mubyeyi mva mwana wagufa tugende pe ninjye muntu wari ufite ninjye mubyeyi ufite umwana nyine nanjye nkavuga nanjye nkaterwa ishema nawe ariko ubu ngubu ibaze ko nsigaye namuhisha mu nzu oya mada uyu mwana uzakomeza kurwa ishema kuko umwana ukugeza kure umubona akiri mutoya uyu muhungu dore ari no kwishima ushaka iki ayiwe mbwira ikintu ushaka cyose ndakiguha uzi mada uzi ukuntu bimeze ndi kujya mu mateka uragiye uje tugende mufasha ahubwo tumujyane mada kadomo haguruka ariko ni cyakoze uretse nawe ikibazo tujyane cyangwa tugende twenyine uzi ukuntu bimeze uriya wese bahari oya ketara nagiye kumutuma ngo akambwira muhamagare reka mbwire queen ariwe tujyane tumusohoke hanze ntiwibabaze tumujyane hanze biraza kudufasha tumujyane no mu masengesho mbwira ahubwo mana yanjye nabishimye kuko mwana yanjye nabonye niyo inshuti byansaho byose amafaranga yose ntayatanga urabizi mugabanya ibintu byinshi n'amafaranga baraguha ingo umupasiteri icy'ingenzi ni uko mbona umwana wanjye yakize nakira umugabo karema undi uramugora uramugata umunsi kijyaga gutya ndikora wino pira tugenda umwana nyine kumwana ubuzima pe kandi umwana tugenda ngo yashobora kwigenza se umva aragenda ariko mubona wagiye kugwa bihangana ugende mama mujyanye tukujyanye tugiye hariya ngiye kugura ice cream ibipupe tugenda dore mushito waraje ashyira mu fatanga so namaze kugenda guhamagare ntabwo ari kumva genda neza basi tugiye kugura ice cream kuriya nibyo nababwiraga abakristu bavandimwe yesu ni umugabo nkunda cyane uriya mu minsi ishize
Gurana ibyo nababwiraga abakristo bavandimwe, Yesu ni umugabo ukora cyane. Uyu muvandimwe wacu Patrick niwe bivuze neza cyane, yari ari kumbwira uburyo bakerewe mu rugendo. Bose ni karibu rwose, nimuze mwicare rwose, mwicare rwose, mwicare. Bose Yesu arakora cyane, Yesu arakora, Yesu. Ufite ikibazo cyakunaniye, uriba byanze gukira, mu mutima wawe uhorana agahinda. Amina. Yesu ari ku bwawe. Amina. Israel gusa. Yesu ari umuntu w'Imana. Niwizera, ndakubwiza ukuri, ibintu byawe byose uzabinzanira n'Imana izari. Nawe noteraniro abakristo bavandimwe tugiriwe umugisha. Iyo bashyize ari igitangaza, gusa tugiriwe umugisha. Oui, c'est bon. Jésus, Seigneur Jésus. Igitangaza tugize nta kintu. Umwana sinzi ibibazo byo ufite. Amen. Sinzi uko bimeze. Usimari ishimwe. Amen. Aka kanya byose bihe. Nizere mu mutima wawe icyo kibazo cyakubanye ingutu. Nibyo nababwiraga abakristo bavandimwe, yego ufite ikibazo cyakubanye ingutu, ndamucaze. Haleluya. Icyo kibazo, uwo mutwaro, icyo kintu cyose kigukomerera. Haleluya. Mu mutima wawe. Aho wakibona atari Yesu. Nawe. Ngiye kubabwira amagambo muyasubiremo. Gira uti mwami Yesu. Mwami Yesu. Ndakwakiriye mu mutima wanjye. Abizuza ibyo nkeneye. Uburyo ndira buri munsi. Mwegera. Ariko ngacumura. Nuko rero mwami Yesu. Imbere yawe. Undebe ukundi. Ndi umunyabyaha. None rero mwami Yesu. Umbabarire. Nzanye umutima umenetse. Kugira ngo umbabarire. Amen. Hari umuntu ufite ikibazo hano cy'uburwayi cyamubanye karande, kiramugoye, ariko ntatuze ntari kumuteye bishoboye. Sinzi ikibazo cy'ufite gusa, sinzi uburwayi bw'ufite gusa, Mana urabishoboye byose. Yesu arabishoboye. Amen. Yesu arabishoboye. Yesu arabishoboye. Umva mama, sinzi ikibazo cy'ufite. Sababwira ikibazo. Mungu wawe afite ikihe kibazo? By'ukuri sinzi uko nabikubwira, gusa nyine umwana wanjye
yavutse ari muzima nta kibazo afite, ariko nyine amaze kugira imyaka 17 yahuye n'ikibazo nyine baramuroga ngo aciye imyaka 2 ameze gutya. Nyine mu by'ukuri baramuroze. Icecekere mama, icecekere mama. Nawe urimo kubibona. Yashobora kwigira hariya. Pastor sinzi niba reka tumufashe. Mwana we hangana haguruka. Ngiye kuguha ice cream home. Mumufashe ndi abasore b'ibigambo. Ushimye ko wamenye ikibazo mfite mwami. Imana ishimwe. Mwana wanjye agiye gukira. Imana ishimwe. Izina turabawe ubushobozi bwawe mwami Yesu mwami turakwinginze umuhungu wawe Yesu urabishoboye n'ukuri. Mu izina rya Yesu. 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 Niko nyine abana b'Imana bakura ari gukira. Dukomeze dusenga nyine ari gukira. Ceceka si umwana ari gukira none mukize. Anyeganyege. Hallelujah. Ushimye I want problems always. Hallelujah. Hallelujah. Yesu abikora. Yesu. Hallelujah. Kuganza ku buzima bwe kuko uri Imana ikomeye. Rekutegeke ku bugingo bwe. Haleluya. Ari gukira. Oh my God. Mama yangu, game over. Ariko rino dayimoni yanakomeye. Mboza ariko yanamuvamo nako kakanza. Pastor kwenya gusenga kandi umugabo urimo gusenga. Amen. Ari wa mugore wa gusenga. Umwana wanjye Pastor ndakwigenza umwana wanjye. Game over. Ariko nawe
Sasa muone bimunaniye. Nawe yagize ubwoba. Wajitese mukara muone bimunaniye. Nasikota mukisha. Ari gusenga rwete pastor komeza. Wewe namo umuteka mu kwasenze wasenye. Amen. Amen. Wewe amere neza Oh my God. Game over. Ni poster ni wao vitani. Mwana mzoko bosi. Ya uye ya. Akina no show no show. Mwese mwese mutacheka na jaba. Amafaranga mama yare. Mama ikini giteka mitwe. Hili nafuza ngo ceceka musaza wa Rafana ari muzima. Uko nkubwiye. Sirako nibiri ariko nabo nizere ko nibi ngibi nibu yabari gusengera umuntu nibu cyamera kugira ajye gukira. Okay, ceceka aracyamusengera ceceka ntongere kurira. Aratari kumusengera. Nta kintu yabaye ceceka. Ntago bino bintu Cece mutete ajya. Tukomeza mwese bajya. Bakari gusenga muzira ajya mwana yagera. Ajya gukira. Muzira ajya yasina cece. So muri gukuriza aho musaza wajya gukira. Gire. Komeza muzira ajya. Wibeshe ko nakibazo baza kuhemba umwana wanjye agiye gukira umwana wanjye agiye gukira oya agiye gukira amen 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 wizina rya Yesu wizina rya Yesu Yesu rabika komeza usenge ko banegeje umwana
Oh my God! Yes. Ako mo naranakombe rwose hamagare biri gusina de musengere vanegeje kumwana wanjye akira marangana yaranga ndavuze umupasiteri ndavuze ngo nshaka umwana wanjye ari muzima pastor nimwongeye gusubiramo nshaka umwana wanjye Oh my God. Kumbesha sibyo humura ni muzima arasubikira bateraga imyaka nakira murajya ahagiye murajyana Umva madam igisa kirajyana nuko utazi utwite umwana amezi 9 soni urabona vande imana irakiza ceceka aho ngaho imana irakiza imana ikiziriye sengera umuva ijambo ry'Imana madamu hano ko numva hari urusaku bakaba bamamagaye abaturanyi bwagenze mva umuyobozi ikibazo cyawe tubikemura mwana wawe uri kumva munsobanurire ibiri hano menye uko mbikemura kuko ntabwo ndaza ufite urusaku rungana kuriya menye uburyo bisobanura bimeze ute nawe mama nizere ko muri kumbesha none se yapfuye arwaye iki cyangwa se ni umuntu mwinshi ndabwira gore wabyumva bimeze ute ko mutambuye wowe uri iki Uri umukozi w'Imana. uri umukozi w'Imana none uyu kubana bibi nawe wajyanwa imbere wayumva nje mu byaro akore kanze uyu musaza wanjye mwemfite ano mutegurire ambulance izitwaye hano umuntu ameze nabi cyane mwana watuzana nzanira ambulance hano hari umuntu umeze nabi nshaka ko muntwarira hanyuma wowe Oya rwose afande Yesu arakiza Yesu vayo hano wowe urabisobanura tugeze Yesu aragera hano urajyanwa